tuganire ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi mu by'ukuri habanje gutegerezwa muribuka ko Amavubi harya hamagaye kuwa kangahe kuko ndibuka liste ubwo ngiye kujya kureba vuba umunsi ari kuwa mbere abantu bose batangiye kwibaza batese ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi izinjira mu mwiherero ryari bikomeza kwibazwaho bamwe bakavuga bati ministeri na Ferwafa bari kwitana ba mwana ntekereza ko kiri mu bintu byanatumye ku munsi w'ejo bundi ubwo yari yamaze kuba inteko rusange yatorewemo Shema Fabrice ubwo yafataga ijambo yabigarutseho abwira Fabrice Uwayo wari uhagarariye ministeri ya siporo ababwira ati ibintu ati bimwe mu bihora bivugwa ko ministeri ya siporo idafitanye imikoranire myiza na Ferwafa ati ndagira ngo ibi bintu bicike. Ntekereza ko impamvu Fabrice yabigarutseho na makuru yaramaze iminsi avugwa ko ministeri ya siporo na Ferwafa bari kwitana ba mwana cyane cyane ku ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi ariko navuga ngo alhamdulillah ku munsi w'ejo abakinnyi b'ikipe y'igihugu Rwanda Amavubi binjiye muri camp batangira umwiherero aho bari kwitegura urugendo rwabo ndimo ndibaza Samira ari hano rero teganyijwe tariki 2 nibwo muzahaguruka ku munsi w'ejo yego apfu bya bikapu bamaze kubizinga Amavubi ejo yinjiye mu mwiherero ariko ngira ngo nk'icyo wari uvuze cya Ferwafa na ministeri ni ikintu gikomeye cyane kubera ko bivuga ko hari umwenda ministeri ibereyemo Ferwafa ntabwo Ferwafa yafashe amafaranga ya deposit muri ministeri ahubwo ni nkuko baba bagiye kugenda bakavuga bati se ko hakenewe amafaranga kugira ngo ikipe y'igihugu ikore umwiherero bafite urugendo wenda ruzajya South Africa cyangwa se Nigeria ministeri ikababwira iti rero mwikoremo ayo mafaranga muyatange noneho twebwe nyuma ayo mafaranga tuzayabaha byabaga bimeze nka kuno nyine perezida w'ikipe asha kwikoramo ikipe igakinika nahemba ariko we nk'akarere amafaranga akazayamuha nyuma aho rero ministeri niho yatinze kugiwa amafaranga umwenda wa miliyari 2 na miliyoni 900 cyane ni hafi miliyari 3 urumva kubera ko bakoze ingendo nyinshi bikoramo ariko ministeri amafaranga igomba gutanga kubera ko ari yireberera ikipe y'igihugu niyatanga ariko ngo rwa Nigeria rwabaye agahezo ngo rwo rwatwaye menshi cyane reka bamaze ngo biri no mu bintu byateye agatotsi hagati ya Ferwafa na ministeri ya siporo banavuze bati bundi mwajyaga bamwe ntibarwumva iyi mikino y'ishuti ubundi yari ikenewe bamwe ntibumvaga n'icyo rumaze urumva ubundi ngo ruriya rugendo ngo ni ibyahishwe rwateje ibibazo hagati y'abakinnyi n'umutoza ubundi bamwe bizera ko n'ubundi Amavubi adashaka tike y'igikombe cy'isi aho ati wenda ino mikino y'igikombe cy'isi niyo twakwita nk'ari friendly game zo kugira ngo bitegure neza ibindi mikino y'igikombe cya Afurika kuko cyo wenda birashoboka akavuga ati none uri kujya gukina match amicale witegura igikombe cy'isi nacyo tubara nk'ari imikino yo kwitegura kugira ngo ikipe imenyere nihaza qualification z'igikombe cya Afurika uzahatane ku rwego rufatika ugasanga bamwe nyine ntabwo babyakira byahurira noneho ko muri Nigeria ari wabo mutoza ukahita avuga ati ibintu ntabwo biri fair mukuntu nyine umuntu akaba yabivuga muri kulise atabyerura ariko ubundi nyine ku mutima atabyakira ubwo rero byashyize mu myenda Ferwafa kugeza nubwo aho babahaga amatike y'indege bari mu mwenda amahoteli bacumbikamo bari mu mwenda ku nka hoteli bayikoraga bafati none ntabwo byakunda ko mwazamo mutabanje kwishyura amafaranga ya mbere mugomba kwishyura yo mu kwezi kwa 6 cyangwa se kwa 7 hajya bya ntibanahinduye hoteli bari muri Gorira bahinduye aho bajyaga umva babaga ari Saint Famille umwenda barimo bibereye muri Gorira ubwo wemera ko ubwo rero wa mugani wasanga nako kantu karimo noneho imyenda y'abakozi sko buriya nko muri staff technique head coach wenyine ni ubona ubu ngubu wahembewe cyane abandi rwose bose ntabwo wenda uvuze umwanya umwe wagira ngo hari abagutumye ngo umubare wagutumye ariko nyine usibye umutoza mukuru yewe usibye n'abarimo ubu ngubu n'abavuyemo bari muri technical staff yavuyemo ko bwa coach Spitler hari abandi bakishyuza ayo mafaranga ubwo harimo iyo mishahara harimo za prime birarane bigiye bitandukanye hari abayabonye hari n'abatarayabona so ubwo rero bose bababwiye ko bagomba gutegereza bihanganye no gutegereza tukareba ariko amafaranga ageze muri izo miliyari uvuze sinzi ubwo nyine hazabaho kwicara nk'abavandimwe bakabyumva kimwe naho ubundi bakareba aho bahuriza ariko basangire bishaka erega ministeri nayo ifite amakuru ko miliyari byaje biturutse muri biyafite kandi harimo n'aya national abashaka none ngo barabimenyera bavuga ati amafaranga mwabonye ko muyafite mwatangiye kamo baravuga ati twabonye tugiye kubonda twishyura imyenda turimo ubundi murayamaze iki
mwakemuyemo ibibazo mufite. none se reka mbabwize ukuri ko uru rugendo rw'Amavubi numva rurimo mambo ya muhangayiko cyane ku bakinnyi bishobora kuza kugorana. noneho kandi mwibuke ko bazakomerezaho bagomba kujya muri Nigeria bamara gukina yego bamara gukina Nigeria bagahita bamanuka South Africa aho bagomba kuzahurira n'ikipe y'igihugu ya Zimbabwe. Gusa mu bakinnyi bakina baturuka hanze y'u Rwanda Mukucu yamaze kuhagera, Anseti Nshuti wa muvandimwe ukina muri Australia yego Nshuti Dylan Enzo Kevin ndetse na Ntwari Fiacre bagombaga kuhagera mu ijoro ryakeye. Ntekereza ko nawe yamaze kuhagera. Abangaba nibo bakinnyi kugeza ubu ngubu biri official bamaze gusanga bagenzi babo muri camp. Ubwo bivuze ngo abari bahasanzwe nyine ni abakina imbere mu gihugu bo bahageze ku munsi w'ejo. Ariko hakaba hari amakuru ava muri camp y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ko abakinnyi nka Alex, uyu ni myugariro wa APR mushya, Jabiru ndetse na Kabange abangaba bari muri bamwe bagomba gusigara rwose tazajyana n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Kabange ariko namenye amakuru ko ushaka kuba azagumamo, namenye binyuze muri Reyo. hari umuntu wabariye akara arababwira ati uyu Kabange ntimugire ikibazo, hari mu bakinnyi bazagenda. Nanjye yansumiriye bari gushyira ku munzani hagati ya Kabange na Alex harimo umwe ugomba gusigara. ariko ikintu gituma Kabange yagumamo, twahoze tuvuga ko bahamagaye umukinnyi umwe ukina kuri kabiri Ombolenga Fitina, ariko Kabange afite iyo profile ko wenda ashaka gukina mu mutima wa defense ariko akanakina kabiri ko no muri Gorilla yajyaga bikora no muri Rayon Sport arabikora. bavuga ati rero iyo polyvalence ye yo kuba wamukenera muri center back cyangwa se no kuri kabiri bishobora gutuma gumamo. Hajya Mutsinzi we niwe jya bamuhengeka Anje muvanye mu mutima ntibakunda muvanye mu mutima abantu abo bose we na Manzi umuvanye handi ya Manzi ahubwo Fazari wakuramo Manzi ukamujyana kabiri ariko Mutsinzi akaguma. ariko Manzi mu minsi ishize rwose Manzi barangwa aramaze igihe akinishwa muri kabiri cyane rwose muri equipe muri gukinishwa kabiri. Muri impamvu nari mbibajije nuko ngewe amakuru ansumira turukayo harya mo muri camp ijoro ryakeye nuko bavuga ko rwose Kabange bashobora kumukata. ubundi se Manzi yakiza muri ntiyakinaga kuri kabiri yakinaga kuri kabiri tubane James na Fiston Munezero bagakina mu mutima wa defense. Manzi hajyaga bamuhengeka ariko na Angela hakinaga hari yaje asanga Manzi muri Reyo atabonaga umwanya. ubwo rero birumvikana ko hari abandi bapeti bano ba Niyo David umutoza rwose ngavuga ko yakamujyanye ariko iyo hajemo ikintu cya seniority bavuze ngo gabanya abakinnyi hari usanga umwana nk'onye nari wisuvanwaho nyamara wenda yari amukeneye. Target y'umutoza igezweho aba bana n'ubundi ntabwo bari bagiye ngo bazabanzemo bazagira icyo bafasha cyane kuba preselection gusa bihagije. iriya kora urayitwara iriya iraguheka ikipe rero yose yakwifuza uti nigeze ukavuga uti dore yo mu agent akerekana akavuga ati rwose dore umukinnyi wanjye yabaye preselection n'ibikwereka. iriya preselection siyo yarampte siyo yamemere dawose memere dawo ni ibindi zira preselection iriya iragutwara cyane. ariko nk'umwana akubwiye ngo kunsize ugendeye kuki kuko batinze gutangira kampo nta n'imyitozo n'imwe bakoze. ubundi mu myitozo n'umutoza yerimina bamwe mu bakinnyi ariko hanga nta myitozo yakozwe nuvuga ngo bose barahamagawe. twavugaga ngo kubera iki umutoza yahisemo guhamagara abakinnyi benshi kandi nta mwanya afite wo kubanza kubareba gatange ni uwuheze kubera ya minsi 6 ishize we yarazi ko bazahita batangira kampo ariko yakora kuri FIFA gafava bati buretse gatoya tuzababwira ibintu birakaza muvandi. abakina hanze waruvuze harimo abamaze kuhagera harimo Anseti harimo Keve nze nkurebere ku Kariste na Keve Muhire Kariste naguyeho ko bamaze kuhagera na Keve yaje ubwo hari Kuju hakaza Anseti Nshuti Dylan Enzo Keve na Ntwari ariko na Manzi arahari na Manzi arahari na Manzi bamaze igihe bamaze igihe mu Rwanda yaje mbere ho shampiyona yabo yarangiye susko shampiyona yabo yarangiye nyuma we ugahise no mu biruhuko mu Rwanda. ariko rero ngewe ibyo by'amafaranga bavugaga n'ibibazo by'amafaranga bihari ngewe ntago nibaza impamvu abakinnyi baje mu Rwanda bagombaga guhita bahurirayo. Ngewe ndabona aricyo kintu wenda cyane yo kugira ngo aze hano cyari gushoboka pe bakajya Nigeria nta defense patiri yose rwose ntago byabura aho kugira ngo uhirihirite icyendege par exemple nk'abakinnyi turi kureba ndabona barenze 6 baze mu Rwanda bongere bambuke bagende wafata umuntu umwe akava mu Rwanda hakiri karakagenda bagiye gukora imyitozo ngaye kandi abakinnyi oya nta mwitozo umwitozo basanzwe bakora n'abakinnyi basanzwe bakoreshwa si abakinnyi wenda
bashya ngo umutoza akeneye wenda kubakoresha imyitozo ngo bamenyerane. oya n'ubundi ariko umukinnyi uva hanze wamuhamagaye nta nubwo wamukatira hano mu ariko icyo Rwanda. mbona andi makipe ukuntu abigenza bakatisha amatike y'indege aho bagiye urumva nk'ibi bintu byo gukora imyitozo ingahe hano mu Rwanda si ngombwa cyane. hari nk'igihe usanga nka Nigeria ikatisha akavuga batabakina muri Turukiya abakina hehe na hehe ugasanga babohereje nk'indege cyangwa afashe jet wabonye ko igihe bari baje mu Rwanda se ntibaje mu Rwanda baje hano i Kigali umutoza yagurukanye ab'imbere mu gihugu abandi bahurira i Kigali niyo basubiyeyo ntabwo bose bajya muri Nigeria. oya Ademar Kumana bagiye mu Butaliyani ahita agenda ugasanga mugenzi we nawe yigira muri Turukiya gutyo gutyo. Hanyuma ikintu cyatumye defense party itabaho nuko uwagomba kujya muri defense party yagomba kugerayo akava ku buyobozi ariyo kubera inteko rusange iyo gutora umuyobozi. nanjye rero ngucalenjinga niba SG wari uriho yagomba kujya muri defense party Kamarade Katibu yagomba kuvanwaho yageze iyo barabatera ntibajyayo ariko mu butumwa bw'akazi byo ngibyo nta kibazo barabanza bukarangira abantu ubutumwa bw'akazi nkande ariko ibintu byabo buriyo nkande ubu wafata umukozi utari uwa hano ukamwereza mu butumwa bw'akazi ariko yagiye amasezerano akiyafite we yarangira ariyo wafata umuntu hano hanze utari uwa RBA ukamwereza mu butumwa bw'akazi yagiye agifite amasezerano y'akazi. indi challenge mwabonaga ko muri Ferwafa bari bateguye ko ibintu byabo bihita birangira mwabonye ko irerekanya buhasha ritariba byari kugorana ahubwo njyewe hano ikintu aba challenginga nta wundi muntu wari umukozi usanzwe muri Ferwafa wari uhari bari guhita boherezayo akenshi Richard niwe ugenda vice president bari babizi ariko Richard yagombaga gukora ihererekanya bubasha gusa ntabwo ari ku Burundi muntu bohereza ugomba kujya cyakora nka team manager Emery utamukumbuza ibyo bintu byihore utamusonga shaka ubundi byari ibintu bye banamwita advance party rwose none buriya simbizi ariko ntibari umuntu uvuga ati Imana ishimwe niba Katiba agiye Emery ari mu bandi oya ayo ni Amavubi azaguruka ku munsi w'ejo tuzakomeza no kuyaganiraho.